Baskiza aka fata ku mavuta aka Papa Mitoso aka Omar Special Suspend your Prof avec Sonyo Branch. Hanyuma ikiganiro uri kureba ni CMC cyangwa se Contact Music Cycle kuri Contact TV, ikiganiro cyo nyine gifashe vura y'ibiganiro by'umuziki mu Rwanda. Hanyuma uyu nguyu turi kumwe nawe ni mugenzi wanje akaba naga ari mugenzi wanje no umuhanzi nari nigeze umuhanzi, ariko mbona mbabwira ko umunsi umwe naririmbye sinjya maririmbira, reka mureke uyu nguyu twumve uko naririmba. Oya ndagufasha. Okay, dusagambe n'abagamba nibagambe kandi tutitaye kuri abo bose bashaka kuvuga what pesa ni nazo naswaga ni nazo na kandi sinjuga what Babylon fata kamwe ngenda cyishura bazane facture mbashinire cheke na bomba sagambe abana baje kandi hose hahiye hirya hino gosha drug. Okay, nitwa Babu Tight King aka the best trap, umwami wa trap aka bon Mike ntagwayo. Babu bimeze bite? Fresh too. Ariko wanzaniye umuzigo mushyashya nawe. Yawane kabisa. Hanyuma ndirimbo wanzaniye cyangwa se urugendo rwawe rw'uyu munsi ruhagaze rute? Okay. Ariko wakarebesheje inyuma kandi ukagufira abantu bakatureba. Aha, nureba swag guhindura look. Okay. Indirimbo nazanye no munsi bon harashize iminsi nakora, nari narakoze indirimbo yitwa Dusagambe bon nari naratuje, ariko nari ndi kubitekerezaho none ubu ngubu njinje nkaba mbazaniye indirimbo nshyashya nziza byatari yitwa Ikofi, nkaba narayikoranye na Bulldog na Gabiro. Yeah. Ako abahanzi bose iyo banza n'indirimbo barambwa ngo indirimbo nziza byatana. Ngiye yanye nanayikoreye kuri. Kubera iki none buretse kugera kure, kubera iki wahisemo kuvuga ati reka niti ubwa mbere witabaje TBB muri Dusagambe kuri ubu ngubu wagarukanye na Gabiro ugarukana na Bulldog, byumvikana imbaraga zawe Babu ntabwo uzizeye. Oya ntabwo ari kutabyizera, ubundi population kugira ngo igukunde bisaba ko abo wasanze mu kibuga b'abasaza bisaba ko mubanza mukamenyana mugakora cyane, kuko nago naza gutya ako kanya nkahita nkafata wapi, bisaba ko mbanza ngakora ama featuring za Diamond. Hanyuma warugeze ku kintu ati iyi ndirimbo nayikoreye kure, aho kure ni he? Ngenzi ko kurari Mondo umva twambutse umupaka tujya gukora indirimbo, video irarenze byatari umupaka wohe Gatuna mwambutse uyu mupaka ntago nayibabwira, ariko nzabibabwira ubutaha tu. Ubu ngubu nibwo abantu badukurikiye bakagombye kumenya ngo iyi video tujye kureba yakorewa. Iyi video yasohoke nyine twayikoreye hanze nyine. Ari ibice twakoreye mu Rwanda n'ibindi twakoreye hanze. Ntago ari mu cyumba nabyumvishe ni hanze. Hanyuma indirimbo Ikofi bimeze bite ku Kofi ko bitakano ku Kofi twumva? Okay, mama ni maswag bose cyane banyitaho ushaka number 07 figures kubafana kuba jama kumaniga yanjye y'Ikigali twaguye mu kanoni tukikopesha twaguye mu kanoni tukikopesha Babe mu kanoni nago mukikopesha. Hanyuma Babu indirimbo rero wayikorewe nande, wayikoreye he video yayo? Okay, video nayikoreye, video umuntu wayinkoreye no niga wanje uri kuzamuka bita Bob Chris, kandi ndabizi ko yayikoze neza, arimo arakora kabisa ewan, ndanamwemera cyane umusaza. Uramwemera byatari. Hanyuma rero ikibazo cyanyuma wenda nakubaza, iyi ndirimbo urumva ufite leve cyangwa se ufite inumbero yo kuvuga ngo Ikofi cyangwa se ngiye ubwanjye nka Babu ndashaka kugera kuri uru rugero? Ikofi Ikofi ni umugati kabisa. Ni nkuko ewan abandi bakora indirimbo ugasanga nyine ni no mpamvu nayitigiti, ntago nibwo bwa mbere ngeze hano nje kuvuga nyine kuzana video yanjye, ariko ubu ngubu ndabizi ko kuba nayitigiti ndabizi ko izakora bitewe na video ko nayirebye n'ahantu hose ndi kugira abantu bari kwemera, ariko ndabizi ko izabashimisha. Hanyuma Babu rero nanone wagiye ugaragara mu ma video menshi y'abanzi batandukanye, uri umubyinnyi wabo cyangwa uri kubyina. N'uyu munsi ndacyakubona kuri stage zimwe na zimwe, uzabifatanya gute kubyinira abahanzi ndetse no gukora ubuhanzi bwawe? Okay bon nago nzatoranyamo kimwe, ariko nago bizambuza kubyina. Kubyina nzabikora kandi nzajya nkora video ndi kubyina, kandi ntago nareka kubyina ahubwo nzabifatanya, ariko gusa nyine ndimo ndasezera abahanzi ndimo ndababwira bye. Hanyuma Babu tugeze ku misozo w'ikiganiro turimo turagirana ngiye nawe, abantu bakurikiranye CMC cyangwa se Contact Music Cycle, gira ikintu ubabwira kiri ku mutima wawe nka Babu?
Okay, icyo nababwira nuko mbakunda kandi n'abafana banje bari banzi muri dance ni bababare kuba nyine ngiye muri music ahubwo bakomeze banzirikane kuko ngomba gukora cyane ngakora music ngakora na dance nkazamura dance ariko ndi muri music uri muri music hanyuma babu twagiye ku kibazo cya nyuma biraza kuba ari ibibazo byatyaza ubwenge biba ari ibibazo bitatu ikibazo kimwe kiba gifite amanota 5 ibibazo bitatu ni 15 ufite amasegonda 3 yo kubusubiza ikibazo kimwe urumva ni gutyo bihagaze urenza amasegonda 3 mpita nkukatinga ubona 0. Okay, nta kibazo ndi tayari. Ninde ukora ikiganiro cy'urubuga rw'imikino kuri Contact TV? Segonda 1, segonda 2, segonda 3. Icyo ngicyo ubonye 0. Umuntu ukora ikiganiro cy'urubuga rw'imikino kuri Contact TV yitwa Mugenzi Faustin aka Faustino. Faustin aka Faustin. Oya amazina y'ababyeyi ni Mugenzi Faustin. Ariko ushatse wanamwita Faustino. Faustino. Nago nzongera kumwibagirwa. Atwagiye ku kibazo cya kabiri. Umbwira amazina ya oncle wawe. Amazina ya oncle wanjye. Segonda 1. Okay, yitwa Mukombozi Juma. Urayahinze. Oya nayo ngayo kabisa. Mukombozi Juma. Niba abantu batuzi bari kukureba barahita babona ko wakishe. Barabizi n'ubundi. Hanyuma umuyobozi wa Contact FM and Contact TV yitwa nde? Umuyobozi wa Contact FM. Segonda 1. Segonda 2, segonda 3. Babu urakoze cyane ubonye sheke ubonye amanota 5 ku 15. Ndatsinze kabisa. Asa babu urakoze rero kwitabira ikiganiro. Reka tuzongera ubutaha. Yeah, you know, this is a special announcement. Bamboo Tight King, boom, boom, boom. Got me on guitar, Buddha, you know, that beat on the beat.